Yes, mbifurije kugira ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane. Tuje muri operation Sabe cyangwa umurongi, ni operation umurongi. Video nshya igiye hanze y'uyu mugabo nyuma yuko hagaragaye agwa. Uyu munsi yaje version ya kabiri aho uyu mugabo ya akata asohoka cyangwa se ava mu cyumba. Hari ni video uyu Sabe umurongi wa Isimbi TV atambaye. Iyi video ntabwo irajya hanze, gusa nge iyi ngiyi yerekane mvugaho, iyi ngiyi yo kwambara kuba yambaye ubusa nayo tuzayivugaho cyane. Hanyuma uri gutekereza Sabe yarahungaga iki? Ahantu Sabe asohotse ni uri kubireba neza, ni video buri muntu wese abona akabona yuko wamugane ibyavuzwe kuri video ya mbere igihe yagwaga bishobora kuba byaba ari byo. Yavuye mu nzu, hari umuntu umukurikirana, bivuze ngo there someone, hari umuntu wari uri inyuma y'ibi bintu. Nta nubwo Sabe yaravuye ahangaha, nta mpamvu yabyo, ntago tuzi impamvu yirukaga. Urabona ko asohoka ashaka inzira, asimbuka anyura nyuma. Urumva Sabe umukapomen, umugabo nk'uyu w'ibikorwa, umugabo ufite amafaranga, umugabo usobanutse, umugabo ntekereza ko buri muntu wese hano mu Rwanda ashaka kumufatiraho icyitegererezo, cyane ko ni umwe mu bagabo kuri YouTube ye channel ya Isimbi TV, ari mu bantu bafite ama high views, ari hejuru, afite umurongo munini, buri muntu wese yibaza kavuga ati se kubera iki Sabe yaba yarabikoze gutya, byagenze gute? Ariko nanone please tujye twibuka ko twese muri iyi si nta muntu ujya ubura negative side ye abagenderaho. Ntago twamutera ibuye, ahubwo tukwibaza tuti Sabe akwiye reka tumugirire imbabazi, kuko ibigaragara ntago zino video, ntago umuntu w'umugabo nka Sabe uramubona kabisa ameze neza, yasohotse yihuta yiruka. Urumva ntago mu by'ukuri byari ibintu byiza cyane. Hanyuma iyi video ibiri kuvugwa, amakuru ahari nuko yafashwe na nyir'ubwite, ifatwa na nyir'ubwite igihe Sabe yacikaga. Mu gucika kwe icyabaye nuko uyu yahise yihuta cyane, ahita acana kamera aramukurikirana asohoka. Sabe yaje kuvuga ko hari umuntu uje, ariko ngo yabonaga biri bupfe, atangira kurikodinga akoresheje kamera. Uramubona ukuntu ari kwiruka anyuramo munsi, agwa mu biti. Hano ntago byari kubura ko Sabe ari buhure n'ikibazo byanga bikunda. Reka mbabwire my dear, ibintu ndabona mbuze ukuntu mbisobanura, ariko none tuze kugaruka kuri uyu mugore uri gusohora amavideo ya Sabe bita Karara, cyangwa wazanye video ya mbere. Twibaze tuti se we kubera iki ari kuyisohora? Ese ni iki cyaya Sabe yamukoreye gishobora gutuma akomeza kumukorera ibi ngibi? Ikindi dushobora kwibaza ngo Karara ibiganiro bye ari umuntu biri gufasha, hari ubwo bifasha Sabe, kubera ko abantu benshi banamukurikiye nta n'umwe umuzi, bamubonye kuri YouTube mufata nk'umuntu w'intangarugero. Ariko Karara we ibintu ari gukora ni bande bifitiye inyungu bino bintu ni ugusebanya, ibi tubyita gusebya. So nanone ntago ndi bumutera ibuye cyane, kuko iyo ufite agahinda ku mutima ukora ibintu uri kwiyumva. Karara niba ari kwiyumva ntago twamutera ibuye, amarangamutima ye aba agomba no kuyasohora. Reka nkureke ubanze urebe video yose, hari indi video ndende ugiye kureba nyuma y'iyi ngiyi. Wowe nawubwira ngo ntucikwe, gumana natwe.